nuba gufunga mukanda nuvuga ngo mukoreshe neza bike dufite nicyo bivuze kubera ko hari byinshi dushaka gukora birenze ibyo dufite iyo ufunze umukanda rero ukuvuga ngo wongera ibyo washoboraga gukora kubera ko warondereje usigira ibitari byabonye icyo ni kimwe gitandukanye n'ibyo bindi rero budget ushobora gukoresha mbere y'uko inayigena uhereye kuri ibikenewe urabanza ukareba ariko ibyo ufite ni ibiki bingana bite kuzamura budget byatewe na byinshi tubona bigomba gukorwa bikenewe ariko tunabona n'ahantu twagenda tuvana amafaranga adushoboresha kubikora ikiyo mibare ivuze gusa ni kuri 20% yiyongereye ntabwo ari uvuga ko hatakiri kwa kundi ko kurondereza cyangwa gukoresha neza ahubwo twagize amahirwe mu byinshi byongera buri munsi tugomba gukora dusaba n'ubushobozi tudafite twasanze aho dushobora kugabanya handi cyangwa kuzakura amafaranga hagenda hazamuka reka nguhe noneho urugero rumwe urabizi gufunga umukanda urabizi byanahereye ko bibaga mwabonye batubwira ko batakiduhaye imfashanyo twayaga dufa barabibonye muri izi ntambara muri iyi minsi ishize bati twahagaritse so ntabwo byabanga ubure gutekereza gufunga mukanda ariko nubwo byo byabaye twashakishije ibyajya mu mwanya w'ibyo batwambuye cyangwa se turanavuga ngo ariko ubundi byajyagahe ubundi rega bimwe byajyagaho tutanakeneye nibigende ubwo ariko no kuvuga ngo hanyuma tujya no mu gushakisha aho tuvana revenues n'iki hari ahantu hagiye tutahavana amafaranga kandi dukwiye kuba tuhahavana ubwo akaba arinjiye hanyuma turongera dufata umurongo w'ibikenewe gukorwa turavuga ariko hari ibyo tutasimbuka turongera dushaka n'uburi babandi bari barahagaritse imfashanyo bamwe bagira ngo aho bamariye kubona ukuri barabireka biraza urumva rero ibyo twari twarafunze kubera ko twabonye ko aba nabo bafunze bageraho bakaza niyo bazana igice cyangwa niyo biriyongereye ntabwo twakomeza ngo dufunge kandi twabonye ko hari ikiyongereye mu bushobozi twabonye niho bituruka ibihe byiza kandi ndabasuhuje mwese bakunzi ba Imbuto Update News murabizi ko mbagezaho amakuru yose aba agezweho ari mu mikino politike ndetse no mu myidagaduro aka kanya rero murabibona ko ni ikiganiro n'itangazamakuru perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yajyanye n'abanyamakuru ku munsi wo kwibohora ni ikiganiro cyahuriranye n'umunsi wo kwibohora aho perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaganiriye n'abanyamakuru byinshi bigiye bitandukanye byinshi ku rugamba rwo kubohora igihugu avuga ku magambo menshi yagiye avugwa mu minsi yashize ubwo yakoreshaga imvugo yafunga mukanda abenshi akabyibazaho bakibaza impamvu yakoresheje iyo mvugo nabyo yabisobanuye neza cyane dore ko ari nako kavideo nabasoreje rwose mbabwira impamvu yavuze imvugo yafunga mukanda kandi ku musozo w'ino video ndibuze no kubabwira impanuro perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiriye urubyiruko dore ko ari impanuro nziza cyane yagiriye urubyiruko arubwira byinshi bigiye bitandukanye arubwira ko nta kintu na kimwe
cyiza umuntu atagikoreye, ko nta cy'ubuntu kibaho, kuko ikintu cyose kibaho ari uko umuntu yagikoreye, ko icyambere ari ukwirinda ubunebwe, ukirinda ubugwari, ko no mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu hari benshi bagiye babivamo, kandi byari ibintu byashobokaga ko bagumamo ubundi urugamba rukagenda neza, ariko ko hari benshi bagiye bavamo, kandi byari iby'ingenzi ko bagumana nabo bagafatanya kugira ngo bakomeze urugamba rwo kubohora igihugu. Nabyo byose yagiye abigarukaho avuga ko akenshi na kenshi rwose ikintu cyica urubyiruko ari ugucika intege no kudakora cyane, ndetse no kumva ko hari ibintu bazageraho, hari ibintu bazabona batavunitse, ko hari ibintu byinshi bazabona batavunitse, kandi ko inama ya mbere ikintu cya mbere urubyiruko ruba rugomba gukora ari ugukora cyane. Rero mu minsi yashize rwose abantu benshi babyibajeho bibaza ku mvugo yafunga mukanda, bavuga bati ese ko icyakoresheje ino mvugo kuki yavuze ngo abantu bafunga umukanda. We avuga ko akenshi na kenshi iyo igihugu giteganya kuzagera ku kintu cyiza imbere mu minsi iri imbere, baba bagomba gukoresha utuntu duke bafite, resources nkeya bafite ako kanya, kugira ngo bazagere kuri byinshi bigiye bitandukanye biri imbere. Yabisobanura neza cyane avuga ko mu minsi yashize igihugu cye cyatangiye gufatirwa ibintu bigiye bitandukanye, ariko ntabwo abaturage bari bakwiye gupfa, bari gukoresha utuntu duke bafite kugira ngo bagere ku ntsinzi z'ahazaza, kuko nta gihugu gikomeye na kimwe wabona kitahugize mu bibazo nk'ibyo u Rwanda rurimo runyuramo. Gusa icy'ingenzi ni kimwe, ni uko ibyo bibazo ugomba kubivamo, kandi ukabivamo rwose utuje umeze neza, ukabivamo wiyubatse, igihugu cyawe ukigejeje aho amahanga kubona akumva ko utakiriho gukangikwa, ndetse amahanga yakubona akakubonamo igihugu gikomeye nk'uko n'ibindi bihugu byagiye bibikora. Rero bakunzi ba Imbuto Update News, murabizi ko mbakunda cyane, nkora ku bwanyu, ndahari ku bwanyu, ibyo mwifuza nibyo mbazanira, ntabwo nabazana ibintu mutifuza. Ibyifuzo byanyu bari itegeko ngaha kuri Sport Journalism cyangwa se kuri Imbuto Update News. Murabizi ko mu mikino mba ndiyo, muri politike murabibona neza cyane ko ibintu biba bimeze neza, murabizi ko mbakunda cyane. Niyo mpamvu rero mbabwiye ngo mwebwe mukomeze kuza mukore subscribe kugira ngo n'andi makuru rwose abagezweho, ubusesenguzi bwiza kandi bwimbitse buba bugezweho mujye bageraho kugiye, kugira ngo mwumve mwishimire channel yanyu, umuryango wanyu mwishimire ibyiza mbagezaho, mudutere inkunga rwose. Murabizi ko mbakunda cyane. Aka kanya rero ikindi kintu nababwira, mu kiganiro n'itangazamakuru Perezida wa Repubulika yagiranye n'abanyamakuru, yaganiye kuri byinshi bigiye bitandukanye, harimo amagambo yagiye asetsa abantu, nk'aho byagaragaye umunyamakuru Oswakim ukora kuri Radiant TV 10, aho yamubajije ikibazo rwose twavuga ko gisekeje, ikibazo ubona ko cyari ikibazo gisekeje, aho Oswakim yabajije Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ati u Rwanda ruramutse ruri mu kibuga cya football, u Rwanda ruramutse ari umukinnyi w'umupira w'amaguru, ese u Rwanda ruramutse ruri mu kibuga, Perezida Kagame ngo wakina kuyihe mwanya? Perezida rwose yaje kumusubiza neza, yamusubije amagambo aryoheye amatwi, aho yamubwiye ko u Rwanda ruramutse ari umupira w'amaguru bakina mu izamu, ubundi bakarinda ibyagezweho, ko nta mpamvu yo kujya kwataka, ahubwo umanza kurinda ibyagezweho, ubundi ugakora cyane kugira ngo ubone n'ibindi, ariko ugakora mbere na mbere urinda ibyagezweho. Ayo ni amagambo rwose asekeje abatari bake ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi Kagame yavuzeho ni icyerekeye ibihugu byo hanze bihora bishinze u Rwanda kujya kwiba amabuye y'agaciro muri Kongo, aho yavuze ko ahubwo ibyo bihugu byo hanze bishinza u Rwanda kujya kwiba amabuye y'agaciro muri Kongo ari byo biyiba, ahubwo bikajya kuvuza induru ku mbuga nkoranyambaga, bikavuza induru mu miryango mpuzamahanga bishinze u Rwanda, ibirego bidafite shinge na rugero, aho Perezida Kagame we yavuze ko ari ibirego biba bifite ubusa, ari ibirego biba bidafite aho bishingiye neza cyane. Ndaje rero mbazanire ijambo Perezida Kagame yavuze agira inama urubyiruko rw'u Rwanda. Impanuro naho urubyiruko zihana abakuru, twebwe n'abandi babyara urwo rubyiruko, nta kintu kizana ngo abantu bakibone bagitunge bakigereho batagikoreye. No muri ibyo bihe byacu by'urugamba, bari bakiri n'abatoya no kuturusha, barugiyemo barahari koko, kandi nibo batumye bigera. Ariko buriya hari n'abandi baruhunze n'icyo gihe, hari ababihungaga bakabigendera kure, bababwira bagashaka impamvu, nabo bari bahari.
rero byose biva mu burere busanzwe bw'ababyeyi bw'igihugu, biva no mu burere bwa politiki, ukabitoza abantu, ukabihozaho, ukabigisha, nanone mu 10 wigishije havamo wenda 5, wabura umunyamahirwe hakavamo 6 bazima bakumvise bagiye gukora ibyo kandi bakabikora. Aho hari babandi 4, 5, ariko utanigishije, utagerageje, utashakishije uko waba muri 2, 3. Ni ukuvuga rero ngo izo mbaraga zo kwigisha uburyo bwa politiki, uburyo bw'uburezi busanzwe, uburyo n'ibigomba guhoraho, n'ubu buri munsi tugomba guhozaho. Namwe ko muri aho no mu imirimo yanyu mukora, mujye mwibutsa, mujye mushyira, ntuvuga amakuru gusa, nahuye na perezida jya urangiza shyiraho umurongo ukangurira abantu. Ababisomye azasoma wa murongo, wenda hari uzarokoka kubera ko ngabo. Ni ibintu rero tugomba kuzirikana, bigahoraho mu mashuri, mu buzima busanzwe, muri politiki yacu. Abayobozi, abantu bose bagakora ibyo bakwiye gukora, bindi bidahuye n'ibyo babona umwanya agashyiramo wa murongo.